Habiyaremye za charye uzwi cyane ku izina rya Bishop Gafaranga ni umwe mu Banyarwanda bazwi cyane mu ruganda rw'imyidagaduro, aho yamenyekanye cyane mu gukina filime z'urwenya ndetse n'ibiganiro by'ivugabutumwa. Yagize izina rikomeye mu Rwanda by'umwihariko mu gihe cya Guma mu Rugo, aho yakoraga ibiganiro by'urwenya ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube. Uburyo Bishop Gafaranga yamenyekanye mu myidagaduro. Bishop Gafaranga yamenyekanye cyane mu gukina filime z'urwenya, aho yagaragaye mu yitwa Bavakure n'izindi nyinshi. Yakoreshaga uburyo bwihariye bwo gutera urwenya, akabihuza n'ubutumwa bw'ivugabutumwa, bikamuhesha izina rikomeye mu Rwanda. Yari azwiho kuba umuntu udusha utaje yihishira mu bitekerezo bye, ndetse akagira uburyo bwe bwihariye bwo gusobanura ibintu, rimwe na rimwe bigatera impaka mu muryango nyarwanda. Uko yasezeranye na Annette Murava ku itariki ya 11 Gashyantare 2023, Bishop Gafaranga yakoze ubukwe n'umuhanzikazi Annette Murava, uzwi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubukwe bwabo bwabereye muri La Palace Hotel i Nyamata, ariko bwabaye mu ibanga rikomeye, aho abanyamakuru n'abandi bantu batari batumiwe babujijwe kwinjira, ndetse n'amafoto n'amashusho yafashwe kuri uwo munsi yasabwe gusibwa. Ibi byateje impaka nyinshi, aho bamwe bibazaga impamvu ubukwe bwabaye mu ibanga, ndetse hakabaho n'amakuru avuga ko bamwe mu bagize umuryango wa Bishop Gafaranga batemerewe kwinjira kuko batari ku rutonde rw'abatumiwe. Bishop Gafaranga yasobanuye ko impamvu ubukwe bwabo bwabaye mu ibanga ari uko yashakaga kwirinda ibibazo byashoboraga guterwa n'umugore wa mbere. Bari baratandukanye mbere y'uko akora ubukwe na Annette Murava. Yavuze ko atari afite ababyeyi cyangwa abavandimwe bamuhagarariye, ahubwo ko umubyeyi wamuhagarariye yari Aline Gahongayire, umuhanzi w'indirimbo zo kuramya Imana. Kwibaruka imfura ku itariki ya 3 Mutarama 2024, Bishop Gafaranga na Annette Murava bibarutse imfura yabo y'umuhungu wavukiye mu bitaro bya Polyfam i Remera. Ibi byashimishije cyane uyu muryango, aho Bishop Gafaranga yashimiye umugore we ku mbuga nkoranyambaga, amushimira kuba intwari mu rugendo rwo gutwita. Annette Murava nawe yashimiye Imana n'ababyeyi be bamubaye hafi mu gihe cyose cyo gutwita. Ibibazo by'amategeko Bishop Gafaranga yahuye n'ibibazo by'amategeko bijyanye n'isosiyete yitwa Tom Transfers. Yari isanzwe igurisha imodoka. Yavuze ko yari afite imodoka ebyiri muri iyi sosiyete, imwe yanditse ku izina rye, indi itanditseho, ariko zose zikaba zarambuwe mu mukwabo wabaye wo kwambura imodoka abo zitanditseho. Ibi byatumye amara amezi 5 atagaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ibyavuzwe ku bukwe bwa Bishop Gafaranga na Annette Murava bwavuzweho cyane mu itangazamakuru, aho bamwe bibazaga impamvu bwabaye mu ibanga, ndetse hakabaho n'amakuru avuga ko bamwe mu bagize umuryango wa Bishop Gafaranga batemerewe kwinjira kuko batari ku rutonde rw'abatumiwe. Bishop Gafaranga yasobanuye ko impamvu ubukwe bwabo bwabaye mu ibanga ari uko yashakaga kwirinda ibibazo byashoboraga guterwa n'umugore we wa mbere. Bari baratandukanye mbere y'uko akora ubukwe na Annette Murava. Yavuze ko atari afite ababyeyi cyangwa abavandimwe bamuhagarariye, ahubwo ko umubyeyi wamuhagarariye yari Aline Gahongayire, umuhanzi w'indirimbo zo kuramya Imana. Icyo twasigarana Bishop Gafaranga ni umwe mu bantu bagaragaje ubuhanga mu guhuza imyidagaduro n'ivugabutumwa, ariko kandi akaba yaranahuye n'ibibazo bitandukanye mu buzima bwe bwite. Ubukwe bwe na Annette Murava bwagaragaje uburyo abantu bashobora ubuzima bwite bwihariye, ariko kandi bikaba byateza impaka mu muryango nyarwanda. Ibibazo by'amategeko yahuye nabyo byerekana ko umuntu ashobora kugira ibiza n'ibibi mu buzima, ariko akabikemura mu buryo bwiza. Iyi nkuru iragaragaza ubuzima bwa Bishop Gafaranga, uko yamenyekanye, uko yasezeranye na Annette Murava, ndetse n'ibibazo by'amategeko yahuye nabyo. Ni urugero rwiza ruko umuntu ashobora kugira ubuzima bwiza, ariko kandi akagira n'ibibazo, ariko akabikemura mu buryo bwiza. Iyi nkuru irambuye hashingiwe ku makuru atandukanye yaturutse mu binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda. Annette Murava ni umuhanzikazi w'umunyarwanda uzwi cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yamamaye cyane mu ndirimbo Nihon Kiri, yakunzwe n'abatari bake kubera amagambo yayo ihumure n'ubutumwa bukomeye. Iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 2 ku rubuga rwa YouTube.
Amatekaye, anet yasoje ichichiro cha kabiri cha kaminuza, mui shamiri kungamari, muri Adventist University of Central Africa. Imudende. Yashimie imana na babiei be bamubaye hafi murugendo rwero amashuri. Yatangie kuririmba akiri muto, kandi yamenyekanye cyane mundirimbo nka imboni, ndakwibutse, na nabonye ubuhungiro. Anet ni umurami w'inararibonye akaba ari numwe mu bagize itsinda ryo kuramya no guhimbaza imana muri Eglise Vivante, Kabuga. Mu kwezi kwa Gashantare 2023, Anet yashingiwe na Habiyaremye Zacharie uzwi nka Bishop Gafaranga, Umunyarwenya umuvugabutumwa. Ubukwe bwabo bwabaye mu ibanga rikomeye muri La Palace Hotel i Nyamata. Mu mwaka wa 2024 bibarutse imfura yabo y'umuhungu. Umurage n'ibikorwa Anet Murava azwiho kuba afite ijwi rikomeye ubutumwa bufasha benshi mu ndirimbo ze. Yagiye anitabira ibikorwa bitandukanye by'ivugabutumwa amarushanwa y'umuziki, aho yagiye agaragaza impano ye mu kuramya no guhimbaza Imana. Yagize uruhare mu irushanwa Gospel Talent Hunt, aho yari umwe mu bagize akanama nkemurampaka. Anet akomeje kuba icyitegererezo mu muziki wa gospel mu Rwanda, aho indirimbo ze zifasha benshi mu rugendo rwabo rw'iyobokamana. Ntamakuru yizewe cyangwa yemejwe n'itangazamakuru rigenga cyangwa inzego z'ubuyobozi agaragaza ko Anet Murava yigeze kugerageza kwiyahura kubera Bishop Gafaranga. Ntani nkuru yemewe ivuga ko yigeze kugira ibibazo bikomeye by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa ihungabana rishingiye ku mubano wabo. Ahubwo, amakuru ahari agaragaza ko Anet Murava na Bishop Gafaranga babanye neza nk'umugabo n'umugore. Urugero, ku itariki ya 4 Mutarama 2024, bayatangajwe ko bibarutse imfura yabo y'umuhungu, ndetse bagaragaje ibyishimo n'ishimwe ku mana ku mbuga nkoranyambaga zabo. Murava yagaragaje ko urugendo rwo gutwita rwari rutoroshe, ariko yashimiye Imana na babyeyi be bamubaye hafi. Nubwo ubukwe bwabo bwabaye mu ibanga rikomeye, ntibivuze ko hari ibibazo bikomeye byabaye hagati yabo. Bishop Gafaranga yasobanuye ko impamvu ubukwe bwabo bwabaye mu ibanga ari ukwirinda ibibazo byashoboraga guterwa n'umugore we wa mbere. Bari baratandukanye mbere yuko akora ubukwe na Anet Murava. Niba hari andi makuru cyangwa ibibazo bifitanye isano n'uyu muryango ushaka kumenya, nditeguye kugufasha kubisobanukirwa.